Digital technologies are a catalytic force for development in Africa. Ikoranabuhanga rigezweho ni umusemburo w'iterambere muri Afurika. Nubwo bimeze bityo ariko hafi kimwe cya kabiri cy'abantu bakuze mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ntibabasha kubona internet kabone nubwo baba bari mu bice bigerwamo n'umuyoboro mugari wa internet. In areas with broadband coverage. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ni ingenzi ariko ubwabyo byonyine ntibihagije kugira ngo habeho kwihutisha no kubyaza umusaruro ihuzanzira. Hakenewe n'ishoramari mu bumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga rya digitale ndetse kuryigisha abaturage bikwiye kwinjizwa muri za politiki zacu. Murakoze. Ndabona benshi bari biteguye presentation mu Kinyarwanda. Nabyo nabigerageza nubwo terme technique zimwe na zimwe babigoye kuzindura mu Kinyarwanda, ariko ngira ngo baraza kubyumva. Nta kibazo wagenda gukora mu Cyongereza ukagenda uvanga n'Ikinyarwanda usobanura, kubera ko Ikinyarwanda tugikoresha kenshi turi gusobanura kugira ngo abantu babashe. Yego. Nagikoresha ndi gusobanura ubwo ngubwo. Hanyuma ku batanzi nitwa Irakoze Mugisha Cedric, nkaba nkunda ikoranabuhanga by'umwihariko mu minsi ishize nkaba nari nibanze kuri AI ubwo ni artificial intelligence. Uyu munsi nkaba ngira ngo mbagezeho uburyo wa creatinga chatbot yawe, tuvuge urugero nka ChatGPT, ariko noneho kuri data zawe ziri local cyangwa ziri custom. Sharing a screen. Muri kubona screen yanjye mwese? Yego. Urugero ni nabahereza ku byo dushaka kugeraho muri no session, nk'ubu creating a chatbot ijya kumera nk'ingiyi ya OpenAI. OpenAI ushobora kuyibaza urugero ngo Perezida wa Amerika ninde, igahita igusubiza uwo ari we yarinze bitewe na update ifite. Ngubu update iheruka niyo muri January 2022, ubwo ikwereka ko perezida ari Joe Biden. Ibyo dushaka kujyaho ni creating a chatbot ijya kumera nk'iyi ariko noneho kuri data zacu zero kare. Urugero hano data nahisemo ni data za Rwanda Revenue. Data za Rwanda Revenue ni presentation nakoze, nagira ngo mbere na mbere tubanze tumenye ngo large language model ni iki. Benshi wenda bajya babyumva, ariko large language model hano bavuga ko ari advanced artificial intelligence system designed to understand, generate and interact with human language at a large scale. Ngira ngo bino birasobanutse, ni system iba yarakorewe kugira ngo yumve, itange, isohore amagambo yabasha kujyana ikiganiro n'umuntu ku rugero wavuga ko ruri rwisumbuyeho kurenza izindi system. Hanyuma hakaza indi system bita retrieval augmented generation. Ni technology combininga izino LLM na data ufite kugira ngo ibyare igisubizo gisobanutse, bitewe atari ukuvuga ngo irakuzanira agace mu byo washakaga kadasobanutse, itishaka uburyo ibihinduramo ikazana ibintu bisobanutse ku buryo wabyumva. Tuvuge nk'uko waba uri kuganira n'umuntu cyangwa kuno mwabonye nanditse hano mwabaza se perezida wa USA ninde, agusiza none uburyo kugira ngo uhereze data zidasobanutse, nubwo haba harimo igisubizo ariko ikaguhereza ibintu
bigoye kubyumva. Iyi lag rero ni kwikora. Hanyuma uno munsi case study yacu ni Rwanda Revenue. Hanyuma ikibazo twaba tugiye gukemura kino gihe ni uko hari Rwanda Revenue busanzwe usanga ifite data ari mu PDF, ari kuri website yabo atandukanye, mbese kugira ngo uyanyuremo yose tuvuge data zifite page magana ngahe bigoranye cyane. Hanyuma abantu bakaba bifuza ku bintu byakoroha kurenza kujya gushaka amakuru bakeneye muri izo PDF kuri website, rimwe na rimwe ugasanga yagiye na down. Hanyuma rero ngubu hano scenario ni uvuga ngo ni umuntu witwa John ufite business mu Rwanda, akaba afite ikibazo cyo kumenya amakuru yisumbuye ku bijyanye na tax. Hanyuma akajya gushaka amakuru, agasoma ibitabo, ariko biba bigoranye cyane. Kambaye nk'urugero ahangaha sharinze ino screen. Mbere izo data ndi kuvuga izo arizo data ni nk'izi ngizi. Ujya gusoma ino dokima yose, ujya gushakamo amakuru ukeneye ku kibazo ufite, biba bigoranye cyane kujya gusoma tuno tuntu twose. Rero nibwo impamvu dushaka creating chatbot kugira ngo ibashe kubika no makuru yose muri kubona ahangaha, iyabike yose, ikore muri nka database. Hanyuma icyo ushaka AI igenda ishakemo ayo makuru muri ano madokima yose, ikuzanire igisubizo gisobanutse kurenza kujya gushakamo hano makuru wari ukeneye ako kanya. Ubwo aho tugeze ubu ngubu turi kujyana, biri kumvikana. Valentin ndanambwiye ngo ni sawa, ngiye gukomeza. Hanyuma komeza sharing screen. Kugira ngo ibyo bintu tubigereho rero byageze kwihuta. Kugira ngo ibyo bintu tubigereho twakwifashisha izo large language model zamaze gukorwa, harimo iziri open source ziri kuri Hugging Face. Ano link ndaza kuyabasharinga nyuma kugira ngo abe nka reference. Muri research nakoze iyi ngiyi bita open chat, naje gusanga ariyo producing result ziri accurate kurenza izindi. Hanyuma iyi ngiyi kugira ngo iraninge, hano bakwereka ko ufite byibuze GPU. Ubwo GPU ko atari GPU ni nka graphic card memory ziriya za NVDA. Nimba mwarasonye amakuru ya NVDA, impamvu iri kubona ziriya nyungu zose z'amatiriyoni ni ukuri guseringa no ma device yo kuraninga ano artificial intelligence. Bisaba gigabyte 24, kandi kugira ngo hano urumva muri abantu badafite imashini ifite gigabyte zingana gutya. Niyo mpamvu kugira ngo iki kibazo gikiveho hifashishwa open chat, ariko yabaye optimized kuraninga kuri CPU. Kuri CPU no umuntu bita The Block niwe ugenda azifata akazihindura ku buryo ziba ziri optimized kuri CPU, ku buryo niyo wayiraninga kuri no mashini yawe isanzwe. Iyi ngiyi ubwo kwerekana size ifite usanga ari ntoya ugereranyije na ziriya na RAM ziraninga. Urumva nta muntu, ndakeka benshi mwebwe mufite nka RAM byuzuye nk'iya 6, njye mfite RAM y'8. Rero urumva ko naraninga ino open chat bisaba RAM ya 5.58, nubwo bitinda ariko birakora. Nzebe nka minota 5 ariko ni myinshi. Minota 5 utegereje igisubizo, ko imashini ifite ubushobozi bukeya nabyo ni ikibazo. Urumva byaro tukajya guhiga muri izo dokima, nubwo nabyo bitabire efficient. Rero kugira ngo icyo kibazo gikemuke cyo kuba kijyanye na time bitinda, niho hahita haza AI ziri on right. I mean language models turibuze gukoresha by developed by Google.
niyo tubuze gukora isimbura zino local large language model, ariko bitavuze ngo udafite, kwanza inatanga API y'ubuntu, ushobora gukora request zigera nko mu 100,000 batarakwishyuza. Ubwo rero kuri requesting bitwara nk'umunota umwe, niyo ndi gukoresha ubu ngubu, ukaza kuyikoresha generating result. Cyangwa se ufite imashini ifite gigabyte 24 yihuta cyangwa 32, ukayiraninga OpenChat iri local kuri mashini yawe nta kibazo. Turaza kwifashisha zo bita embedding model, ni zifata iyo bita Gina, niyo nakoresheje kwifite icyo bita context length, niyo ifata data ikazibika ari nyinshi cyane cyane. Hari niza OpenAI bitandukanye, ariko iyi ngiyi Gina nikora neza. Hanyuma igufasha gucreatinga izo application zose zigufasha gukoresha izo data na large language model zikabihuriza hamwe. Iyi framework tubuze kwifashisha. Hano marink nabwiye ko ndibuze kwibasharinga nyuma nka reference. Hanyuma na Gradio front end application yacu, iyi ngiyi building na gusharinga machine learning app mu buryo bworoshye. Turaza gukoresha Python nka programming language, na Gradio ntago bisaba ngo uzi JavaScript, ngo uzi React, ni Python, pure Python irimo gukoresha library ya Gradio. Ama database turaza kwifashisha ikoreshwa mu bintu byinshi cyane, ariko kuno shuro turaza kwifashisha nka database iribuze kubika y'amadoni naje kubereka menshi cyane y'ama PDF. N'ama use case yayo, gukora job search system, food discovery, e-commerce, ibintu byinshi gikora, muraza kwisura murebe. Kuno shuro turikoresha nka database. Hanyuma iraza kuba bikuraninga kuri Docker ku bantu batayizi, niba rifata system nk'ino database ibifite Docker image, tukayiraningira kuri Docker kugira ngo twirinde ibintu byanye n'ama library issue, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo iri no kuri GitHub, naza kubasharinga link cyangwa mukayikroninga nyuma turangije ino session. Nyuma iraza kuba imeze nka gutya. Nayikoresheje nifashe Gradio chat interface, bashaka gukora akantu kameze nk'uku nguku, biraza kuba bimanga, ubona ko biri localhost. Hanyuma kugeza aka kanya hari umuntu ufite ikibazo? Kamere ku kibazo cya Valentin ari kubaza ngo rank chain nongere nyisobanureho. Hanyuma ni framework igufasha gukora zira application nyine, ukabasha gukoresha zira large language model creating forever, ukayiraningira kandi data bufite zafite nka megabyte, rero byakunda kuri Kidland. Ikindi kibazo ndabona nta kindi kibazo gihari. Twajya muri development process, sharing VS Code. Manze mbereke Docker yanjye ukuntu imeze. Iyi ni Docker iriho ama image ariho ni nashyize ama images menshi, ari za Redis, ino ni image ya Qdland. Hanyuma uyiraninze rero nayise izina rya AI assistant, iri kuraninga ubu ngubu tuvugana kuri localhost port ya 633, iri gukora PO. Nta nubwo ikoresha resources nyinshi ugereranyije n'izindi vector database nakoresheje. Nta nubwo iyi ngiyi consuminga machine yawe ku kigero kinini. RAM ikoresha megabyte Hanyuma ubu tugiye kujya muri VS Code.
turebe uburyo wa developa application nk'iriya. Muri kona screen yanjye ya VS Code. Na doka nayo nagisubije isaba nayo nagisubije WSL oya ntabwo isaba WSL kubera ko iriya Kidlant ndi kuraninga ntabwo yansabye WSL ntabwo isaba ni Windows undi gukoresha Windows ariko biba byiza iyo installemo biba byiza iyo ushyizemo kugira ngo nibwo iraninga neza. Ndumva ndi gukoresha version ya 2 ya WSL. Ubwo rero tugiye hanyuma ikindi ntabwo ari ngombwa nyine data za Rwanda Revenue gusa, ni data zose aho ufite, tuvuge data zo kuri company wenda yawe ufite cyangwa se ku ishuri, notes yo ku ishuri n'izindi information zose aho ufite utabashaka kunyura amafi yose angana gutya, kuko ubuzi topic nyine ushaka ama information, tuvuge izo ni data za tax, ushaka kuba ufite data wenda z'amategeko, ushaka kwihugura mu bijyanye n'amategeko, ukazayibaza ikibazo ati ese buriya ukoze iki n'iki bamanisha iki, tuvuge ubwo ni urugero, ubwo ugahita ubona igisubizo ukabona naho byaturutse ukagenda ugashakamo. Rero reka dukomeze hano, twari tugiye gukoresha zino document ebyiri kugira ngo twihute. Hari Rwanda Revenue FAQ, ibibazo byagiye bibazwa cyane muri 2022-2023 na Rwanda Revenue General Information isanzwe wabona kuri Wikipedia. Nizo data tugiye kwifashisha. Mbere na mbere turaza kwifashisha ino script nayo yifashisha landing nayo na Kidlant database. Mbere na mbere creating a database ni zino function Kidlant client ifite client version kuri ya Python ukayikoringa, hanyuma ino ni function yo creatinga database. Nivangwa no bugiye creatinga database ukayita izina, database iri buze kubikamo ama information ushaka. Ngo urugero tugiye kuyita tuvuge tax, tugiye kuyita tax 1. Hanyuma ino size cyo bita vector size ni au yimenya gute, biterwa na embedding version iri gukoresha. Kanze mbereke impamvu nashyizeho iriya mibare. Yaje nashyizeho iriya mibare 768 nuko embedding model ndi gukoresha ariyo Gina, ariyo size ifite. Biba ngombwa rero ko iyo creating ama vectors ushyiraho size bitewe na embedding model uri gukoresha. Embedding model ifata data ikazihinduramo utuntu dutonya. Dufate nimba document ifite ino text zingana gutya, embedding ikintu ikora irayifata ikagenda ikipinga location yaho nyiri ibyo bintu byavuye, ikagenda imanyaguramo duce. Icyo embedding model ikora. Hanyuma mbere na mbere turanza creating aho izo data ziri buze kubikwa. Konye ko ziri buze kubikwa muri tax 1 muri Kidlant ifite ya link twabonye kare. Hanyuma tugiye kuyiraninga ino script yo creating a collection. Create collection. Nagure na savings. Tuyiraninge creating database yitwa tax 1. Tugiye kubikamo anoma information dufite. Ubungubu
iprintinze zino data bivuga ngo yabaye created. Kanze kugira ngo tubone ko yabaye created rero tubibona gute? Kugira ngo tubone ko yabaye created ye gusharinga browser itajya kuri link ya yiriya database, ifite link ikoreraho ingiyi. Turebe data za database abaye create, dore ngiyi bita n'ama database yose na creating. Tax 1 no tax 1 nta kintu na kimwe kirimo, ariko dusubiye inyuma tukajya nko kuri RRA version 1, hano yose n'ama data. Zino ni za chunks nababwiraga embedding iba yakreye. Genda ifata data ikazigabanya mu duce duto duto. Hanyuma nako ubungubu data tax 1 nta kintu kirimo, byose no urebye aha ngaha wabona ko vector count ari 0 ugereranyije na zino zindi zari zisanzwe zihari. Ubona ko mo vector count ya 500 data zirimo uko zingana. Noneho tugiye gushyiramo data rero muri database, muri ya database ya tax 1 yacu twa creating. Sharing screen nanone. Wamugana can you sharing yose ran switching biragoranye entire screen. Yaje yego. Ahangaha na creatinze database yitwa tax 1 mwayibonye ko na creatinze. Ikiba igikurikiraho ni ugushyiramo za data rero sasa dufite hano. Data muri LangChain afitemo library yibita PyPDF directory loader. Iyi irodinga PDF zose data zimbi folder. Kwino shoro turi gukoresha PDF gusa n'igihe afite data wenda za document zindi classes za ariko shoro turi kuridinga ama PDF. Hanyuma urabanza ukarodi bazita ugahitamo izo data ziherereye. Nk'ubu nahisemo ariyo yingi irimo zino data zose, ariko tugiye gukoresha ino data 1 kugira ngo twihute ibashe kubika zino data dufite ama PDF abiri yonyine. Ino process bayita ingestion, ni ukuvuga ngo uri kugaburira database yawe amakuru ufite, mbese ni nko kwigisha. Bivuze ngo ni nko tuvuga ufite umukozi mushyashya uri kumuhereza amakuru ya kugira ngo ubutanumbaza se company yabaye fangiyare agahita gusubiza ino tariki bitewe n'amakuru wamuhaye. Wamubaza ibintu atazi avuga ati ntabyo nzi, savinga. Hanyuma iyi ni ya size, chunk size bitewe na embedding model ufite. Hano ni text ishobora kurengaho mu gihe bw'intero yabaye ndende. Hano rero icyo ukora nuvuga ngo embedding model yandi twabonye bita Gina iri gukoresha CPU. Hanyuma database Qdland, hano collection rero iri buze kubikamo izo data turayihindura tuyite tax 1 kuko niyo dushaka kubikamo ari ama information. Yurangije ubwo urukuraninga ino function ya ingest. Ubwo muri make no kugaburira information database kugira ngo tuze kuzikoresha nyuma. Nituyiraninga ino function irabanza irodinge ino embedding model iri buze kudufasha gufata anomba PDF angana gutya. Bino bintu byose tukenda tubihinduramo utuntu duto turi buze kubikwa database. Mwakwibaza ngo se kukinga ibanza bikaduramo utuntu duto kugira ngo mwiza gusacinga izo information bize kuyohera ifata igihe gito. Itigendegete ishaka ese ko yambajije ibijyanye
na Rwanda Revenue Headquarter hari database hari ibintu bifite bijyanye na headquarter igahita ibona muri twa tuntu tutayabitse ikabona koko ifite utuntu twa headquarter bateye byose biherereye ahangaha ni mu rwego rwo kugira ngo ibone amakuru mu buryo bwihuse. Uri muri process yo tujya gusura ya database yacu turebe nimba hari ikiri kujyamo overloaded. Ubu igisigaye ni ukubika aya information. Biraza kwihuta kuko document ari ebyiri, ariko ifite document nyinshi nk'izi ngizi bifata umwanya. Ndumva ndika zino zose zigera muri 20 na zingahe byaramfasha iminota 30 kuri ino machine ifite RAM y'8 processor Boko ya i7 yamfasha iminota 30. Ubwo bitewe na data ufite uko zingana byo bita mining igihe byamara kugira ngo ubike izo data muri database yawe. Yadukomeje hano urabona ko hariho na loadinze API key ya Google yo large language model turubuze gukoresha ko ari Gemini Pro, tugashyira API key yayo twamara kwiloadinga ukaprintinga ko LLM ihari. Hanyuma rero hano naza icyo bita prompt engineering, ubu uri gutegeka large language model uburyo iri corresponding, uburyo iri buze kwitwara ku kibazo uri buyibaze. Ino template urayibwira ngubu ati umuyuza agiye arebaza ikibazo, ariko kugira ngo ugisubize ku making up ibintu byandi bita hallucination, kwa kundi yayi gusubiza ibintu nyine bitajyanye yimagine kwa ko ari byifite. Bati nimba utabizi ntusubize ibintu utazi. Hanyuma uze kwifashisha context, ubwo ni data yavanye muri database arizo zizi abariza kwifashisha, hanyuma izihuze n'ikibazo umuntu yabajije iba hanyuma ibashe kuritaninga igisubizo kiri helpful gusa, nta kindi. Uvango ejo bundi yaravuga ngo ni programming language is ari kuvuga ko iri gupfa JavaScript ni icyongereza, ngo ni yavugaga gutegeka uburyo uri bubonemo amakuru ushaka ukoresha icyongereza. Mpinduye ino template nkaraninga app yambereza ibintu bitandukanye cyane bitewe n'uko nahinduye uburyo ugomba kwitwaramo. Hanyuma ino embedding model none ya creating the database, anako ya printing bitwaye igihe gito cyane kuko data inkeya. Database was created, turebe nimba koko ya created. Tujye muri tax 1 to refreshing, turebe nimba se izo data zagiyemo. Uko mubibona data zajemo ziba zifite reference, izingizi niyo yifashisha ishaka izo data, agahita haza n'amachunks yagiye creating. Zino ni data zose tuje kureba info yazo creatinze vector data zifite vectors 85. Ushobora kuzivisualizinga uko ziri garagara muri database, ni gutyo usanga biba bimeze. Izo ni data ziri kuri page 23 kuri RFAQ, how much tax does hold, what are tax exempt on car, zino ni what is an settlement on time. Ni kuno data ziri presented in the database. Enough of database yikuza byose twifashishije ikibazo twayibaze yose ikurikije ari amakuru twabitse. Rero hano ni nk'ikibazo kiri simple nabaje mbere ngo se what must be reported. Urumva ni ibintu biri vague, utamenya ngo se ibyo ni ibiki, what bimeze gute, ariko ko tubizi ko mu bijyanye na tax itisubiza mu bijyanye na tax. Reka tubaze ngo wenda hano what is RRA, turaza kwibona hano muri result. Ndagereza no gukoresha izindi large language model ino, hanyuma kuhera ahangaha kuri kino gika ni gradio. Tuba turi gukora function gradio iri buze gukoresha function yo extract language model. Hanyuma no ingi ni chat interface
agradiyo yari naberekaga ahangaha isa nka gutya, niyo tuba turi gukora hariya. Urabona ko yafashishije imirongo ingahe kugira ngo gutya, nifashishije imirongo itarenze 10 n'ingahe, ntabwo irengera 15 kugira ngo nkore interface imeze gutya, mirongo itarenga 15. Ntabwo bigombera ngo React.js biki ni library gusa wandika imirongo ingana gutya bitewe n'ibyo ushaka ukaraninga. Kuko ibyo byose tubifite ni VS Code ndi gukoresha muri Dark team na nyuma. Kibazo muracyari hano nkomeze? Yego wakomeza nta kibazo. Ya kankomeze kugeza kuri akanya ariko nta kibazo mufite. Okay. Umunsi wanjye ntabwo ahita ubyumva byose, ariko iby'ingenzi turi kubyumva. Muri kubyumva ni byiza. Ni ukuvuga ngo hano urugero ndi gutanga ni data za Rwanda Revenue, ariko ntabwo ari itegeko zino data. Wakoresha data zose waba ufite ushaka ko zaba zingana kose, ariko ziri muri, tuvuge nimba ufite ushaka domain nk'eshatu, wa creating database hano nk'eshatu, za taxi, izijyanye na law, izijyanye na business, hano ukagenda uzishyiramo ama information ukeneye. Wo create hano amafoda wenda business, foda company, foda nyine biri bino kwerekana urugero rumwe, ariko byaba adapted no ku zindi domain. No hanyuma reka nkomeze learning application. Twahisemo database ko ari tax1. Hanyuma turi gukoresha Gemini Pro as large language model. Turi gukoresha OpenChat naho ndibikoresha, bitanga same result ariko bitwara igihe. Usanga kugira ngo generating igisubizo bitwara iminota hagati y'7 n'iminota 9, mu gihe Gemini Pro kuko iri online kandi iri kuraningwa na Google bitwara nk'amasegonda 10. Numva hano tukureba speed rero, ariko bivuze ngo uri nk'ahantu remote hatari internet, ufite imashini nzima ifite RAM ihagije, ntabwo ari ngombwa internet. Wakoresha local large language model yawe ukabasha kuraninga application biri locally udakeneye internet. Cyangwa se tuvuge muri company zifite amasava cyangwa amashini, ukabiraningiraho utaringiye kujya kuri internet. Tuvuge nimba ufite data ziri confidential, udashaka ko ziba exposed kuri internet cyangwa ziba accessed, ni Gemini Pro wenda tuvuge wenda ko reading izo data ntumbaza, ariko reading a context ntabwo ya reading data zawe muri za database. Nimba uri concerned na data zawe udashaka ko ziba exposed, ziri confidential, wakoresha local large language model. Noneho twaraninga app. Ikibanza gukora mbere na mbere, iyo iraninze irabanza ikamakinga sure ko database iri kuraninga. Yamara kumakinga sure ko database iri kuraninga, iyo itari kuraninga no error, hanyuma igahita irodinga ikamakinga sure ko large language model yaba iri gukora ihari. Ibyo bikurikiyeho tweka ngo LLM initialized means ko large language model iri gukora, database iri gukora. Iki ni ukuraninga kino kibazo twari twashyizemo mbere, ese what is RA? Igiye creating icyo bita chain ngo ni tuvuge mu umuntu atekereza, uravuga ese what is RA, ugahita ujya gushaka kuri database base igasubiza bitewe na context ifite. Ubwo rero ubu nicyo kigiye gukira, uri gusiga amakuru muri database. Hanyuma mpamvu ubona biri gutinda uko ibikiri kurodinga ibyo bintu byose bihuriza hamwe, ariko mu kanya leta byihuta. Igikurikiraho ni ukurodinga ino chat interface kandi twarebaga hariya. Ino chat interface
turi buze kuba kwinterakitinga nawe. Kurumva umuyuza cyangwa nkawe ntabwo wahereza umuntu uzajyana application yawe muri terminal, nkanjye nabiraningiramo nta kibazo, ariko ku muyuza usanzwe wasanga ntabwo byaba biri convenient. Akweze nko kwiraninga nka kuno chat cha OpenAI, wibaza ikibazo ushaka byihuse, nka kuno biba byoroshye kurenza kwandika muri terminal. Kuba reka mbaze nka kuno Rwanda Revenue, mbaze ChatGPT ngo what is RRA, murebe ibintu igiye kunsubiza. Nihaye anoma information nyibwira ngo ese Rwanda Revenue ni nyisobanurira irabibika, ariko mbere yitaga impereza nk'ibintu bidasobanutse, cyangwa yibaza ngo what is the CEO RRA, arakona ngo muri January ngo 2022 ngo ntago azi ngo izingo company bitara RRA, mbese gahita kwereka ko nta makuru ifite. Rero niho ino chatbot itizera gukora kano kazi ko kuvuga ngo AI zisanzwe ziri online zino za ChatGPT ntago ziba zifite amakuru yose ku bintu waba ukeneye, ariko niba ufite data zifite amakuru kandi zikaba ari nyinshi kandi utazinyuramo zose, creatinga chatbot yawe uyihereza izo data, hanyuma ubashe kwinteractinga nayo na ChatGPT, ariko igusubiza ibintu ukeneye amakuru yo kwimira ChatGPT itazi. Turebe ya hano ya gisubizo ngiki authority gahita kwereka ibintu byabaye formed, ibikeneye kubona ko ni ibintu biri gibberish, ntabwo bimeze neza, kwerekana aho byavuye, ariko ntabwo bino bintu ari byo wahereza umuyuza. Niho large language model izira igahita ibigira neza. Mukanda ba example y'ukuntu bino yahita bindura neza. Ubwo rero ituguheza link uri buze gusura, ariyo ya indiri loko ngiyi, to refreshing codinga ngo applicating. Muribaje ngo what is RRA, submitting mu segonda je 9 itwa amasegonda itukubwira Rwanda Revenue is a government revenue collection agency established by the Parliament of Rwanda. Gatibaze what cyachozo bimaze kubaza GPT is the Revenue Authority, mbwira ko ari Bizimana. Tuje kureba Imana ugana intwari Pascal nk'ibyo yacu dusubije tubaza se kubera iki tugomba kwishyura imisoro ubundi. Zino ni example nashyizemo karani ngana byatwa amasegonda arindwi. Information ntayo ifite n'cyandi twashyizemo tuvuga ngo muri iyi prompt template tuvuga ngo ibintu nimba utabizi nuvuge ko utabizi ku making up means ko impamvu utabisubije context ifite ahangaha nta bintu bijyanye na why we should pay tax. Ariko tuyibaje nk'ikibazo kirimo hano muri FAQ tukayibaza ngo wenda tuvuge how are quarterly prepayment computed paid. Selecting hano byabaye ikibazo, gerageze gutya I guess ko ndi copy nkayibaza kiriya kibazo ngo how no gupestinga byanzemo
How are payment are paid? Testinga no kopayinga byanze. Ndebe ikindi kibazo byoroshye kamo se. What are the rate of value tax? Kanyibaze kiriya. What are the rates of value added tax? Ona ko isi mpereza igisubizo cya rate za value added tax. Imbwira ko 0% on taxable goods or services that are zero rated na 18% on other goods and service. Message ese ushobora gukoresha data ziri mu rundi rurimi atari English? Yego ushobora kuzikoresha, ariko embedding model nk'iyi ngiyi twari turi kuvuga kare ni English based. Wana ko handitseho base AN means ko ni English. Noneho ushaka izindi language, ushaka embedding model zizi iyo language. Kuko nyine ziri muri French, ziri muri Chinese, ikanze bibana muri model nk'ubu ngubu no n'urundi rurimi rwa DE means ko ni German, English, ZH ubwo ni ndabona hano Gina ifite German na English, rero ushaka gukoresha izindi ndimi nk'igifaransa se, igiswahili nimba kirimo, sinzi nimba zari zaba created, igishinwa, Kiyapani, biterwa na imbendi nk'icyongereza, icyongereza ngo tugire kubika Kinyarwanda, ariko nihakorwa imbendi y'ikinyarwanda tuzakubika data z'ikinyarwanda. Hanyuma ikindi cyongereyeho language model open data ziri cyongereza, bivuze ngo tuve nk'ikinyarwanda bya language model iri trained ku Kinyarwanda. Icyo wari ufite kijyanye n'izindi ndimi. Hano rero ureba hano muri document dufite exactly yavuze ko ari 0% taxable good, that are zero rated % on other good and service. Neza exact ni icyo gisubizo twabonye ahangaha. Ariko bivuze ko kuyabona bya bintu byari gusaba ukajya gushaka no bintu gutyo, uretse ko document yoroshye ku internet. Abari izindi document ziri hard, zikomeye getting, ugasanga na kano karoroshye, katuvuge nk'aka ngaka. Kano nako karoroshye. Nk'iyi ngiki ni igitabo gifite page 192. Urumva rero kugira ngo ujye kunyura muri zino page 192 ujya gushakamo ariya makuru, biba bigoranye. Kandi ikindi hano itiguhereza ibintu bisubizo byose twaraninze, itiguhereza naho yabivanye, ikakwereka se what are the value added geta result zaje ni ngizi muri document iyi ngiyi gutya, kakwerekana na PDF byavuyemo na page number, page 15 source kuri ya ino document ngiyi twarebaga, ku buryo ushaka n'andi ma information kuri page kuri page 13 ku bijyanye na value added tax.
kuri VAT kwereka hano context ayitangirira uvuga ngo ni kuri page 13 niho havuga kuri topic ya value added tax muti ngo what is VAT what is VAT igahita ikubwira VAT ibyo on good or service made by supplied by person tuzicyuzo ariko tuje hano muri atari ko byari VAT itikuzanira aho ya context anyemo basanga ibintu byumvi kunku biba bimeze muri rusange hanyuma katibaze wenda IBM yacu nubwo utakibaza gutya exact reka tubashe IBM smartphone twandike phone gusa itibikubwira what step ya mbere urasura My Rwanda Revenue impamvu igarukiye hano uko muri function nashyizemo ko kugira ngo nabikoze mbere kugira ngo itazaramburing ibintu bidakenewe muri function ya response nanezemo ko new line result izajya irekera guprinting result mu gihe haje izindi ariko mpinduye ino new line nkayivanaho Control Z ashyira wenda imwe ushobora kubona igisubizo kirambuye ndetse ko ntabwo ndibikora none uko byasaba kongera kuri running the whole application ariko step zo yazigwana tuwere nko ku rugero step yarihereye kuri step 1 go to the following website twaza muri za document ugasanga DM software muri phone nako niho yarihereye kuri step 1 go to the following website zikari gukomeza na step zose hanyuma nsoza narindi kubereka mushobora gucreatinga chatbot yawe rero ko yifashisha technology za large language model mu kuba makuru mu buryo bwihuse kuko urumva nimba ubasha kubika document zingana gutya zose zirenga 20 zose ukabasha kuzizengurukamo ukeneyemo amakuru runaka ikakwereka naho aherereye source muri document yawe yasanzwemo amapage biroroshye cyane nimba utanyuzwe n'igisubizo wabonye kuri large language model chatbot ukajya gukora deep research kuri iyo document kurenza kujya gushaka makantu kandi urakoze. Okay, ikibazo nari mfite ahantu wadushyiringa tugenda no kuri YouTube cyane umuntu yakomeza akirefera nyine akwenda akaba yakomeza kwiga ya reka muri link ndibuze kubahereza sinzi nimba ndibuze kubasharinga muri group ndasharinga muri group nta kibazo she nayo ndaza kwisharinga nawe nshyira na YouTube channel zibisobanuraho cyane zirakwereka step by step hari amachannel agera nko muri 2 fiteho uburyo wakwireferate wari referencing aho ukabasha nawe kubyumva byisumbuyeho.
Digital technologies are a catalytic force for development in Africa. ikoranabuhanga rigezweho ni umusemburo w'iterambere muri Afurika. Almost Nubwo bimeze bityo ariko hafi 1/2 cy'abantu bakuze mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ntibabasha kubona interinete kabone n'ubwo baba bari mu bice bigerwamo n'umuyoboro mugari wa interinete. in areas with broadband coverage. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ni ingenzi ariko ubwabyo byonyine ntibihagije kugira ngo habeho kwihutisha no kubyaza umusaruro ihuzanzira. Hakenewe n'ishoramari mu bumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga rya digitale ndetse kuryigisha abaturage bikwiye kwinjizwa muri za politiki zacu.